Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abanya-Israel n'abanye-Palestine bari mu byishimo kubera igerwaho ry'amasezerano agamije guhagarika imirwano muri Gaza no kurekura ingwate z'abanye-Palestina Hamas ifite. Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo yasabye mugenzi we u Rwanda Paul Kagame ko bafatanya mu gushakira umuti uramye umutekano muke uvugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux. Uno munsi turi muri izo ngorane kandi ni twebwe babiri twenyene dushobora gutorera umuti izo ntureka. Mu Rwanda haravugwa inkuru y'urupfu rwa Ingabire Marie Immaculée, umwe mu bantu bari bazwi cyane mu kurwanya ruswa n'akarengane. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese ikaze muri aya makuru yo kuri uyu wa kane turi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 10. Reka duhere ku makuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari. Umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yasabye mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame ko bofatanya mu kurondera umuti uramye ku matati ari mu buseruko bwa Kongo. Ibi yabivuze mu nama ya 9 yo guteza imbere ishoramari itunganywa n'ubumwe bwa Buraya yabereye i Buruseli mu Bubiligi, yarimo abakuru b'ibihugu batandukanye. Muri iyo nama Perezida Tshisekedi yasabye Perezida Kagame yari muri iyo nama kwirengagiza bibatandukanya kugira bashobore gushira hamwe bagashikira inyishu irama ku ngorane zibangamiye amahoro mu buseruko bwa Kongo. Ni inkuru ya Majesté Barenga ari mu Bubiligi. Muri yo nama bakuru b'ibihugu babiri bose bari batumiye Buruseli mu Bubiligi, Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Paul Kagame. Umukuru w'igihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi mwijwi ri hasi ryasa no kwinginga yasavye mugenzi we Perezida Paul Kagame kurabana mu maso bakibagira ibibatanya kugira batorere umuti ibibazo bihanze ubuseruko bwa Kongo. Tshisekedi yibukije Perezida Kagame ko ari bo bonyene bashobora gutorera inyishu ibibazo bibahanze. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux. Uno munsi turi muri izo ngorane kandi ni twebwe babiri twenyene dushobora gutorera umuti izo ntureka. Nico gituma fasha aka karyo muri no nama kugira ndagusabe Perezida Kagame tubana amahoro nk'intwari, turabane tuvugana ukuri ibitagenda neza kugira tubane neza kuneza y'abanyagihugu bacu. Inaco gituma nane nategekanije gusaba ibihano ariko ndabihevye kuko nizeye inyishu ya Perezida Kagame. La réponse du président Kagame. Perezida Kagame wewe yari yatangiye kuvuga ijambo imbere ya Perezida Tshisekedi, nta byinshi yavuze kubijanye n'ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho we mu ijambo ryiwe ashimikiye kwishura mari. Yamara umushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'andi makungu Olivier Nduhungirehe ku rubuga rwe rwa X asa n'ubutemeranye n'amajambo ya Tshisekedi yisi nk'inamico ya politike, aho yavuze ko Perezida Tshisekedi yishira mu kibanza c'umukeba kandi ari wenyene yatumye intambara ivuka kandi ikomera. Tujye mu burasirazuba bwa hagati aho abanya-Israel n'abanya-Palestine bari mu kwishimira amasezerano agamije guhagarika imirwano no kurekura ingwate afatwa nk'intambwe ya mbere y'umugambi wa Perezida Trump yo kurangiza intambara yo muri Gaza. Aya masezerano biravuga ko Israel na Hamas yashyizeho umukono mu mujyi wa Misiri ukundwa gusurwa na ba mukerarugendo wa Sharm el-Sheikh. Ni inkuru ya Yolande Ner mugezweho na Benjamin Niyokwizerwa. Umwotsi w'ibyaturikiye ku mupaka wa Israel na Gaza uracyagaragara nk'ikimenyetso cy'uko iri hagarikwa ry'intambara ritarajya mu bikorwa. Biteganijwe ko rishyirwa mu bikorwa nyuma y'uko guverinoma ya Israel izaba imaze gushyira umukono ku masezerano yaryo. Umwe mu baministiri batsimbaraye ku matwara ya kera Bezalel Smotrich yamaze kuvuga ko atazatora yemeza ayo masezerano, ariko yanavuze ko atazabangamira ihuriro ry'amashyaka ari ku butegetsi. Ibi byerekana ko hari icyizere kinini ko aya masezerano azemezwa.
ingabo za Isiraheli zifite amasaha 24 yo kuba zavuye mu birindiro byumvikanyweho muri Gaza. Nyuma yaho hazabaho igihe cy'amasaha 72 kugira ngo abantu 20 bafashwe bwate na Hamas barekurwe bose icyarimwe nta muhango ubaye. Imirambo y'abapfuye barafashwe bugwate nayo izasubizwa iguranywe amagana n'amagana y'imfungwa za Palestine. Kugeza ubu urutonde rwa nyuma rw'amazina y'abari bafunzwe ntiruratangazwa. Aya masezerano ni intambwe ikomeye mu rwego rwo kurangiza intambara imaze imyaka 2 kandi ni intambwe ikomeye ya diplomasi kuri Perezida Trump unateganya gusura Israel. Gusa haracyari ibibazo byinshi bitarakemuka bijyanye n'uzategeka Gaza nyuma y'intambara n'ahazaza ha Hamas. Hagati aho abategetsi bakomeye hirya no hino ku isi bari mu gutanga ubutumwa bwo gushyigikira ayo masezerano kandi baragaragaza ko bizeye ko ashobora kuganisha ku mahoro arambye mu karere. Perezida wa Turkiya wagize uruhare runini mu biganiro yatangaje ko yifuza kubaho umwe mu bagize itsinda rizashingwa gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko ayo masezerano yerekanye imbaraga za diplomasi. Yibukije kandi ko amakimbirane atakemurirwa ku rugamba. Donald Trump yatangiye umunsi we atanga ubutumwa bwo gushimira ku mbuga nkoranyambaga ashima icyo yise umunsi ukomeye mu burasirazuba bwo hagati. BBC gahuza miryango tugeze ku isaha ya 12:36 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Tujye muri Madagascar aho imbaga nyinshi y'abantu yakozanyijeho n'igipolisi mu murwa mukuru w'icyo gihugu Antananarive. Ni mu gihe imyigaragambyo yamagana Perezida Andry Rajoelina ikomeje gukaza umurego. Abari muri iyo myigaragambyo bafunze imihanda bakoresheje amabuye. Nyuma yaho bahamagaje imyigaragambyo rusange gusaba ko yegura ku mirimo ye. Igipolisi cyafunze imihanda ikomeye yerekeza mu murwa mukuru kandi gita muri yombi benshi mu bigaragambyaga. Abo bigaragambya biganjemo urubyiruko bakaba rero bimye amatwi Perezida Rajoelina usaba ibiganiro. Nyuma yaho asheshe guverinoma ye agashyiraho umusirikare w'umujenerali ku mwanya wa minisitiri w'intebe. Mu Rwanda, Ingabire Marie Immaculée, umwe mu bantu bari bazwi cyane mu kurwanya ruswa n'akarengane yitabye Imana. Yari umuyobozi w'ikigo kirwanya ruswa ku isi Transparency International ishami ry'u Rwanda. Biravuga ko yari amaze igihe kinini arwaye. Bimwe ku buzima bwe tubibaze Anne Marie niwe mwiza i Nairobi. Urupfu rwa mama Immaculée nk'uko abenshi bakundaga kumwita rwabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nyuma y'igihe kirekire yari amaze arwaye nk'uko byatangajwe na Transparency International Rwanda. Yarabereye umuyobozi kuva mu mwaka wa 2021. Ni inkuru yabaye inshamugongo kuri benshi nk'uko byakomeje kugaragara mu butumwa bwanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga zinyuranye mu Rwanda. Ingabire Marie Immaculée yamenyekanye cyane mu ijwi riranguruye yakoreshaga mu kurwanya ruswa n'akarengane. Yakundaga kandi kugaragaza ashize amanga ibitagenda cyangwa se ibidakorwa neza n'ababishinzwe kabone n'ubwo baba ari abakomeye. Ingabire yari mu bantu batatinyaga kuvuga mu buryo bweruye ku bibazo by'ihotera rishingiye ku gitsina mu binyamakuru cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ibi byatinyuye bamwe mu bakorerwaga iri hohoterwa hanyuma nabo batangira kubivuga. Marie Immaculée utabarutse afite imyaka 63 yari yaravukiye mu gihugu cy'u Burundi aho umuryango we wari warahungiye atahuka mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Ageze mu Rwanda yahise yinjira mu itangazamakuru dore ko yari abifitemo impamyabushobozi yakuye muri kaminuza ya Lille mu gihugu cy'u Bufaransa. Yabaye umunyamakuru mu kigo cya leta cyahoze cyitwa Orenforo ariyo RBA y'ubu ndetse akora mu kinyamakuru Imvaho Nshya. Ingabire yavuye mu itangazamakuru yinjira mu miryango itegamiye kuri leta na societe civile. Transparency International Rwanda ivuga ko ari mu bantu 20 ba mbere bayitangije icyo gihe hari mu mwaka wa 2004. Tukiri ku nkuru yerekeranye n'u Rwanda, ubushinjacyaha bwasabiye Germain Musonera igifungo cya burundu ndetse anategekwa kwishyura miliyoni 500 z'indishyi. N'urubanza rwaburanishijwe ingunga imwe mu gihe cy'amasaha agera ku 8 nta kuruhuka.
ubushinjacyaha burega Musonera kugira uruhare muri jenoside yabereye muri karere ka Nyabikenke akomokamo. Musonera wafashwe amaze gusohoka ku rutonde rw'abadepite bari bamaze gutorwa ariko abatarari barahira ahakana ibyaha byose ashinjwa, akavuga ko ibyaregwa ari ibihimbano by'abantu batifuzaga ko yaba umudepite. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Mu cyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye, ubushinjacyaha bwareze Musonera icyaha cya jenoside buvuga ko yakoreye mu cyari komine Nyabikenke akomokamo. Musonera ngo yifashishije igitinyiro yari afite muri komine, imbunda yari atunze ndetse no kuba yari umuhungu wa konseye wa segiteri ashishikariza abaturage kwica abatutsi. Nta muntu Musonera ubwe aregwa kuba yarishe, ariko ngo yari mu bafataga icyemezo ku bantu bagomba kwicwa. Havuzwe urupfu rw'uwitwa Kayihura wageze Nyabikenke aturutse mu mujyi wa Kigali aho yakoreraga. Abari kuri bariyeri iwabo ngo bamugizeho ugushidikanya, niko gufata umwanzuro wo kumushyira Musonera mu kabari ke ngo afate icyemezo. Musonera ngo yategetse abari bamushoreye kujya kumwicira aho bicira abandi batutsi. Ubushinjacyaha buvuga ko iryo tegeko ryo kutamwicira aho yashoboraga no kuritanga Kayihura ntiyicwe. Yiregura, Musonera yahakanye kugira uruhare mu kwica abatutsi ndetse avuga ko ari naho yagerageje gutakambira abicanyi ariko ntibamwumve. Yavuze ko nta jambo rikomeye yari afite nk'uko byemezwa n'ubushinjacyaha. Avuga ko umwanya w'ushinzwe urubyiruko yawuvuyemo mu mpera z'umwaka w'1993 mu gihe ubushinjacyaha bwemeza ko yari akiri kuri uyu mwanya ubwo jenoside yakorwaga. Avuga ku kibazo cy'imbunda, Musonera avuga ko atigeze atunga imbunda. Musonera avuga ko ibyo ashinjwa byose ari ibihimbano byaremwe n'abatifuzaga ko yakwinjira mu nteko ishinga amategeko. Uretse ubushinjacyaha, umuryango Ibuka nawo wari uhagarariwe muri uru rubanza uregera indishyi. Umunyamategeko Janvier Bayingana wari uhagarariye yasabye urukiko gutegeka Musonera kwishyura miliyoni 500 z'amanyarwanda, ariko nabyo bikaba ari nk'ikimenyetso kuko nta ndishyi ibarika yakwishyura ubuzima bw'umuntu. Germain Musonera yatawe muri yombi umwaka ushize ubwo yari amaze gusohoka ku rutonde rw'abadepite b'ishyaka FPR, cyakora afatwa hatarabaho umuhango wo kurahira. Byatangajwe ko icyemezo cy'urukiko kizashyirwa ahagaragara ku itariki ya 5 z'ukwezi gutaha. Inteko nshingamategeko y'Ubutaliyani yahagaritse gushaka gukurikirana abaminisitiri babiri kubera irekurwa ry'umutegetsi wo muri Libya ukekwaho ibyaha by'intambara. Mu kwezi kwa mbere, Usama al-Masri Najim ukuriye igipolisi kigenzurwa n'ubucamanza cya Libya yari afungiye mu mujyi wa Turin hagendewe ku mpapuro zo kumufata yasohorewe n'urukiko rwa ICC. Nyuma yaje kurekurwa asubirizwa muri Tripoli mu ndege y'ingabo zirwanira mu kirere z'Ubutaliyani, mu gihe minisitiri w'ubutabera Carlo Nordio yavuze ko byatewe n'amakosa n'ibindi bitumvikanaga muri izo mpapuro. Inteko nshingamategeko umutwe w'abadepite yarangije gutora yanga icyifuzo cyo gukurikirana bwana Nordio na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Matteo Piantedosi. Umukuru wa leta y'Ubudage Friedrich Merz yahamagaje ibiganiro bikomeye n'abayobozi b'ibigo bikomeye bikora imodoka muri icyo gihugu kugira ngo babonere hamwe umuti ibibazo binyuranye birimo icyemezo cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi cyo guhagarika gukora imodoka zisohora ibyuka byangiza ikirere bitarenze umwaka wa 2035. Ibigo bikora imodoka byo mu Budage birimo Volkswagen, BMW na Mercedes-Benz bimaze igihe bihanganye n'ikibazo cy'igabanuka ry'imodoka bigurisha ndetse no kugabanya abakozi, ukongeraho n'ipiganwa rikomeye n'ibigo byo mu Bushinwa bikora imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi. Mbere y'iyo nama, bwana Merz yatangaje indi nkunga ingana na miliyari 3.5 z'amadolari yo gufasha imiryango iciriritse kubasha kugura imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi. BBC gahuza imiryango tugeze ku isaha ya 12:43 n'urunana. Akanyamuneza nyese yaramaranye iminsi kayoyotse. Byatewe n'iki? Hagati y'amakimbirane yo kwa Pascal yafashe indi ntera. N'urunana. Niko shauba. Mwabujijwe n'iki gusohora amatungo koko sha? Urumva ku ishuri barashaka gushyiraho komite y'abanyeshuri bashinzwe kurengera no kubungabunga ibidukikije, kandi ndashaka kuba umuyobozi wayo. Ibyo ntacyo bitwaye. Ariko se byari kwabuza gusohora ihene hanze ngo zijye kurisha koko? Nyine batubwiye ko bazatora ari uzategura imbwirwaruhame nziza kandi mu kiganiro mpaka akarusha abandi kugaragaza ubumenyi ku bidukikije. Ubwo rero ni ibyo twabyukiyemo. Ariko nuko mama yisaza akadutuka
ubundi twari turangije Obama agiye kugenda nanjye ngasigara nsora amatungo. Niko se Obama vuga twumve n'ibyo wateguye harimo akagufasha cyangwa niba uzaherekeza abandi nabyo mbyumve bimenye. Mbo nzatangira mvuga muri rusange ibidukikije cyari cyo. Nimara kuvuga ibidukikije cyari cyo mvuga akamaro bidufitiye twese nk'abantu. Nyuma nimva ku kamaro k'ibidukikije noneho nzavuga ibibangamiye ibidukikije. Kandi umva ko nyine kire turi abanyeshuri b'imbere yawe mwarimo araguhamagaye ngo tugezeho mbese imbwirwaruhame yawe. Ngaho tangira mbese kuzatangira nyine turebe niba nyine uzabishobora ariko mbese tubwire nkaho nyine uzaba uri kubikora. Ngaba mwarimu uvuga uti havuyeho kanaka ubu hakurikiyeho Obama. Maze rero abanyeshuri beza namwe barimu muteraniye ahangaha murabona ko ibi bintu byacu rwose byaryoshye. Muri aka kanya rero ubu wo tugezeho ni Obama. Ndabasuhuje abanyeshuri bagenzi banjye namwe barezi bacu muri aha. Amahoro y'Imana bane namwe. Nzanywa aha no kubaganiriza ku bidukikije, akamaro kabyo ndetse n'ibibazo bibangamiye ibidukikije. Hagarara aho ngaho. Ibintu ko numva nta gishya kirimo. N'ubundi bagenzi bawe babanje bazaba babigaragaje rwose nta gishya rero nta gashya nta gakoryo rwose uzabuzanye. None se nzabigenze no kugira ngo nshyiremo agashya papa? Mbese wowe imbwirwaruhame yawe yikuri mu buryo mbese bw'umuvugo uzabivuge mu magambo meza harimo insubirajwi n'insubirajambo kandi afite itondo nyine ripimye naho ubundi ntacyo wabuzanye rwose. Ikintu papa akubwiye nanjye ndagishyigikiye Oba. Iyo umuntu afite agashya abantu baramukunda atari kuzasubiramo ibyo abandi bakoze. Ubwo gukora imbwirwaruhame mu buryo bw'umuvugo nzabishobora papa? Mwana wa ikikarira akaze ni mama umukubise none haraza kutumara pe umujinya afite muri iyi minsi n'usanzwe. Ariko si we wenyine na papa arawufite. Uzi ko atagipfa kudukinisha ngo adushyire ku rutugu nka mbere. Na mama ntibakivugana. Gusa njye byaranshimishije. Kuba ababyeyi basigaye barebana nabi natwe hagira uvuga mama akaba umutaye mu rushyi byaragushimishije. Bitwaye iki se ko bisigaye bituma twirira? Ubundi mbere barakundanaga amafaranga yose bakayajyana mu kabari bagataha basinze. None ubu mama asigaye yijyana ayo papa yakoreye akayatuguramo ibiryo. Cyakora byo kuva bashwana ntiturongera kuburara. Papa ava mu kiraka atahanye ibiryo akaza akicara aha umugore wagera akadutekera. Vuga buke ngo uwo mama araje atakumva. Ahubwo ngiye kumubaza icyo yapfuye na papa ko batikivugana. Sigara bimubaza wenyine njye ndigendeye narya ingumi. Musaza wawe kwagusize usigaho ukora iki musaza? Hari icyo nashakaga kukubaza. Urashaka kumbaza iki? Ko muri iyi minsi wowe na papa mutakivugana habaye iki? Ntukashe muka washinze w'agakobwa. Ko muri iyi minsi wowe na papa mutakivugana mwabaye iki? Nundi munsi wa mahero ntukamenyere ntumbye rimwe wageze ku ishuri cyangwa umbwire nkongeze urundi rushyi. Abantu urabahora ubusa ariko wakwera ukababwira amafuti yawe ukareka kuba kubita baziza ubusa. Amafuti agira wowe njye nta mafuti nakoze. Ubwo noneho ninjye wagiye kuryamana n'abandi bagabo banterera. Ariko abo bagabo ushinja warababonye waramfasha turyamanye. Ibyo abantu bakorera mu mwijima ko igihe kigera byose bikajya hanze ra. Bizahajye. Ubwo wenda ufite amafoto n'amashusho ndimo ndyama nabo bagabo ushinja. Ngo amafoto ahubwo ndiwe natangira nkegero wanteye inda nkamubwira uko nimbyara nzamusanga tukabana. Niba umuzi wagiye ukabimumbwirira mukubwirira se mujya mu yanyu mwarambwiraga uzagenda umwibwirire ahubwo ushaka wagenda hakiri kare ukazabyara uri kumwe na se w'umwana wawe. Ese mwana twakubuje ari aha waje kwitsimba? Mba ndimo nsubiramo gahunda zanjye ngo numve ko nkizifite neza mwana. Nakubonye uri muri leta uko uzaduha imbwirwaruhame ku bijyanye n'ibidukikije. Uriya mwanya ndawushaka byahatari. Cyakora by'abantu bazagira amahirwe bakegukana iriya myanya bazaba batomboye. Buriya se kujya muri komite yo kwita ku bidukikije ni ibintu bikomeye cyane. Ko n'ubundi nta mafaranga bazajya babaha ubwo inyungu zikomeye ni izihe? Abazajya muri iriya komite bazahabwa amahugurwa bongererwa ubumenyi ku bidukikije. Ibidukikije se hari uwo bazabibaza mu kizami cya leta?
ibyo ngewe ntabwo byacira ishati. noneho wowe ntabwo uziyamamaza. Ngwana n'iki? Mwabishyuye muziyamamaze nababwira iki? Icyo nzakora nzatora uwatsinze. nyamara nubwo ubipinga ariko birimo amahirwe atandukanye. Ibaza umunsi badufashije bakatujyana mu mahugurwa hanze ya Nyarurembo, bakatujyana muri hoteli tukaryamamo tukararamo tukabyuka tukoga amazi ashyushye, bizaba ari sawa rwose. ikindi gihe bakatujyana muri za pariki tugasura amashyamba tukareba inyamaswa tukajya kureba imigezi n'ibiyaga. Mureke ndutiye ntazi ibyarimo, ahubwo wasanga afite ubwoba ko n'ubundi atapfa gutsinda. Nuko ntabyo nshaka ariko nabipanze ntimwandusha. Shanduti ndagukabirije ngaho bishaka utegura imbwirwaruhamwe yawe uzaturushe turebe. Ndutiye abayikina ntabyo yashobora, ahubwo soba wanyeretse wowe uko wateguye. Kugira ngo bigende bite? Kugira ngo nyine ndebe uko wateguye nanjye nkwereke uko nateguye, noneho tugirane inama y'uburyo twabitegura bikarushaho kuba byiza. None se ninkwereka ibyanjye nawe ukanyereka ibyawe, ubwo tuzahatana gute kandi twarateguriye hamwe? Imyanya se si 3, dutsinze twembi 2 twahita tuyifata, noneho abandi bagasigara bahanganiye umwe usigaye. Untwaye wo kuba umuyobozi wa komite se ko ari wo nshaka, sinaba nizize? Kumbona nta murari suravaho ukajya hanye. Shamvuye gusenga ndatashye. Habaye ikira? Ntabwo nkunze kukubona ujya mu misa cyane. None by'umwihariko ya nimugoroba. Shabude muri iyi minsi ndi kurwana no kwikuramo Chris. Kwikuramo Chris nibyo byatumye ujya gusenga udasanzwe ubikora. Zimwe muri gahunda nari narafashe zo kwikuramo Chris harimo no kubyuka nikorera siporo, ariko rwose nabyo ntabwo byangendekeye neza. Byagenze bite se? Kuko Chris nawe akunda siporo, twakundaga guhurirayo tukaganira tukavugana, rimwe na rimwe tugakorana siporo, nkumva ibyishimo birazamutse. Ntumbwire ko wari waratangiye kongera kumwishyiramo. Rimwe na rimwe nkibwira ko dushobora no kuzongera tugakundana. Uyu munsi arangije ati byanjye nawe byararangiye unyibagirwe se? Siwe niryashya ngo nireya. Yongeye kugutuka kandi? Ntiyanutse ariko yanshinze igisumari mu mutima, numva kirahinguranyije bude. Atubwo mu gitondo nari niwereye kuri WhatsApp ndeba ku status tw'abantu, sinzi ukuntu naguye kuri Reya. Mbona yashyizeho utuvideo ari kumwe na Chris basabanye bahuje urugwiro, barya amanyama n'amafiriti, sinakubwira ariko mana. Wumvise ari nkaho upfuye uhagaze. Guhagarara byananiye, nicara hasi ndatekereza, numva nta kindi nakora uretse kwiyobokera isengesho bude. Yego, isengesho riruta byose. Ariko kandi ukwiye no kumva ko kuba Chris atakigukunda atari iherezo ry'ubuzima. Humura urumurame mwiza, uzabona undi musore uzagukunda ndetse arushaho nuko Chris yagukundaga. Nta nkunda se shaho, nanjye nzamukunda nkuko nakunze Chris. Ariko ufite umwana mwiza Nadine. Yesu we, kiraseka neza disi we. Nyuma nanjye we ni igitera mbabazi we. Izi ni inama zawe rwose pe. Ntako mbona nageze ngo ndebe ko nakurikiza amabwiriza yose yo kwa muganga n'ay'abajyanama b'ubuzima. Wese umusaruro ntuwubona? Ndeba ko udafite umwana mwiza wishimye. Atari twana ureba ukabona twararakaye tukiri uduhinja. Ntako mbona nageze rwose mujyana. Byaba kumwosa ku gihe, kumugirira isuku, gukina neza nkakangura ubwonko bwe, byose ndabigerageza byose mujyana. Ni ukuri. Nta kudohoka rero. Korera ni ukudacika intege. Ibyo byose wakoraga ugomba kubikomeza no mu gihe utangiye kumuha imfashabere. Yego, kubita imfubyi y'ibibwiza kurira mujyana nzabikora pe. Nizere ko amaze kubitegura neza Nadine. Ufite ibikoresho bye byihariye. Reka nze ndikwereke mujyana utavamo ni bimwe by'abagore birarira pe. Ugiye hese Nadine? Do, singiye isafuriya. Do, iyi niyo naguze ngo njye mutekeramo indyo yuzuye. Iyi ni isafuriya y'umwana biragaragara. Iyi se wayitekamo n'akarobo k'umuceri kagahiramo? Singo tudusana n'udusorore. Urabona usara umuntu mukuru waturira mutungo tw'umwana. Birigaragaza rwose biteguye. Narabiguze pe. N'utuyiko twenda tubona waratuguze. Byose ngibi pe. Aho kutubika nawe waratekerejeho? Mfite utudobo 2 nzajya nogerezamo ibikoresho bye nkaba naho mbibika. Nibyo rwose wabikoze uko bikwiye kuba bikorwa. Ibikoresho by'umwana biba bikeneye isuku ikomeye, ntago ari byiza ko tubivanga n'iby'abantu bakuru. Uko bimbwiye byose n'ukuri nanjye nabikoze.
yaba twagiraga amahirwe ababyeyi bose bakumva akamaro ko kwita ku buzima bw'abana babo nkawe igihugu cyacu cyaba paradizo pe abana bose bakabaho bameze neza ntawe urangwaho ibimenyetso by'imirire mibi n'igwingira. yego mujyana njye mbona ari ubukene bubitera kuko nta mubyeyi wakaga kwita ku buzima bwiza bw'umwana we afite ubushobozi. byihorere wa mubyeyi we ibyo bireke yikombererwamo mbazi mwese se. ubukene si wowe wabikoze neza uko twakubwiye uri umukire. si ndi umukire ariko nanjye byansabye kwigomwa iyo ntigomwa ntabwo nari kubishobora pe. ubundi se utigomwe wagera ku kinadi natwe ibyo tuba dushaka ni uko umubyeyi yagira ibyo yigomwa kugira ngo yite ku buzima bw'umwana we. aho ndakugarukiye pe ubyeyi ugashaka gukomeza kwibera mu buzima bworoshye ukabaho nk'uko ukiri umusore cyangwa ukiri inkumi uwo mwana ntiyabaho pe. nibyo twigisha tuti nyabona niba wabaye umubyeyi igomwa ku gacupa wafataga igomwe ku bitenge byiza wambaraga igomwe ku inkweto nziza wari usanzwe wambara kugira ngo ubashe kwita ku buzima bwiza bw'umwana wawe mu minsi 1000 ya mbere y'ubuzima bwe. Kazere ntabwo azi gukoranya. dore jya urebera kuri mushiki wawe sha. nzi guteka nubwo nazi gukaranga ariko ibishyimbo cyangwa ibijumba ntabiteka. mugomba kubyiga byose kuko mugiye kujya mubyikorera ku giti cyanyu. wowe na mama se mugiye kujyayo? mama wanyu agiye kumara igihe adahari murumva ko akenshi nanjye nzaba mba nagiye mu kiraka. ubu rero mugomba kwiga gukora imirimo ku buryo igihe ntahari muzajya mwirwanaho. mama se yagiye he papa? tugiye kumara iminsi tutabana ashobora kuzagaruka nyuma y'igihe kinini cyane. none se kuki mama yadutaye? hari ibintu tutumvikanyeho biba ngombwa ko tubikemura mu buryo bw'amahoro. ubwo rero nta kindi twari gukora kitari ugutandukana ngo umwe ajye ukwe n'undi ukwe. kuki atatujyane twebwe? namara kubona aho aba abazashaka kujyana nawe bazagenda abazashaka gusigarana nanjye basigare. nzigumanira nawe ntabwo nzakurikira mama. uri kubeshya abana ngo iki Pasika? umva rero mukobwa jana twumvikanye niba hari icyawe wibagiriwe aha ngaha ugifata usubireyo rwose sindagushaka hano mu rugo iwanjye. nibagiwe se mva henjahe? twavuganye ngo iki mu gitondo sinakubwiye ntisanga umugabo waguteye iyo nda ugaruwe n'iki muri iri joro uko ntigeze ngutumaho. ubwo rero wire washyize akaguru ku kandi ngo mukobwa jana ataye urugo nagiye. icara tubana ubishaka cyangwa utabishaka kabe ntaho kajya. ugomba kugenda mukobwa jana. ndagushinyitse ngusetse nazakubyara ngewe mukobwa jana mva mu rugo waruvuyemo se ari wowe ukagenda. mukobwa jana ni impamvu nge sindarana nawe muri iyi nzu. fata utwawe ugende ku neza urumva ntararinda kurwana nawe niyo ndutwite hato rwose batananshinza guteza umutekano muke nkarara mu maboko atarayanjye. ariko ubwo iryo terabwoba ryawe urumva ryakanga nde Pasika? ahubwo se we wazinze ibyawe ukagenda ntuzi guhambira. ariko ubwo iyo uvuga gutyo uba wibuka ko ndi umugabo muri uru rugo. uramaze. ko Pascal yamara amajingo agomba gutandukana na mukobwa jana akaba atabikozwa birarangira bite? naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kwigeraho no kwandika ijambo urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana. nibo rero bashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa 4 itariki ya 9 z'ukwezi kwa 10. mbere yo kubasezeraho nababwira ko abanya-Israheli n'abanye-Palestina bari mu byishimo kubera igerwaho ry'amasezerano agamije guhagarika imirwano muri Gaza no kurekura ingwate z'abanya-Israheli Hamas ifite. Perezida Felix Tshisekedi yasabye mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame kubafatanya mu gushakira umuti uramye umutekano muke uvugwa mu burasirazuba bwa Kongo. mwakoze guhitamo BBC Kabuza Miryango.